الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد عباد الله اتقوا الله حقيقة التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتذكروا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وغدا ستخطانا فلنعد العدة ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام. معشر المؤمنين يقول الحق تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ويقول جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. ikuzo n'ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Nahamya ko nta yindi mana ikwiriye guhimbazwa no gusingizwa uretse Allah. Nahamya ko Muhammadi ari intumwa ye akaba n'umugaragu we. Mana muhundagazeho amahoro n'imigisha byawe ndetse nabo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma yaho bagaragu ba Allah, mureke dutinye Allah ukuriho kumutinya kandi tumenye neza ko imibiri yacu idashobora kwihanganira ibihano by'umuriro. Ufatishe amenyo y'ibijigo ikiza twigishijwe n'umwe yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twibuke kandi ko urupfu rwaturenze rugafata abandi ariko ejo nitwe ruzaba rureba. Bityo twitegure dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko twagira iherezo ryiza. Bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira mu gitabo hitagatifu agira ati laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim. Mu by'ukuri ikiremwa muntu twakiremye mu ishusho nziza, tukirema neza turagitunganya. Allah subhanahu wa ta'ala rongera aratubwira ati walaqad karramna bani adama. Mu by'ukuri bene Adamu twabahaye ubutavogerwa, mu kubarema twabahaye ubutavogerwa. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, maze tubaha ibyo bagenderaho mu misozi ndetse no mu nyanja. Bene Adam Allah subhanahu wa ta'ala yabatandukanyije n'inyamaswa. Mu nyanja bagenda mu mato, ku butaka bagenda ku nyamaswa. Warazaqnahum min at-tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala si ibyo gusa ahubwo yanaduhundagajeho ibyo kurya. Wafaddalnahum ala kathir mimman khalaqna tafdila. Allah subhanahu wa ta'ala kandi yaturutishije ibindi biremwa mu biremwa yaremye. Abamarayika babwira Allah subhanahu wa ta'ala bati ya Allah ya Rabbuna nusabbihuka wa nuhammiduka, turagusingiza tukagutagatifuza. Ariko wahaye bene Adamu izi nema zose, bararya baranywa baridagadura barishimisha, ariko twebwe ibyo byose ntabwo tubifite, bo babifite hariya ku isi. Faj'aluhu lahum fi dunya wa lana fil akhirah. Basaba Allah subhanahu wa ta'ala bati gaho izo nema wahaye ku isi natwe gira umwihariko kuri wa ku isi, ariko ku munsi w'imperuka ubari twe uzigiraho umwihariko natwe tuzarye tumwe twishime. Allah subhanahu wa ta'ala abwira laysa man khalaqtu biyadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Ntabwo wa wundi niremeye n'amaboko yanje wanafaqtu fihi min ruhi, ntampurizamo roho yanje, ari kimwe na wa wundi naremye vuze ngo iki kibeho kikabaho. Iyo ni inema rero. Allah subhanahu wa ta'ala ati wafaddalnahum ala kathir mimman khalaqna tafdila. Allah subhanahu wa ta'ala yaturutishije ibindi biremwa mu ngabire komeye cyane, hatta al malaika ndetse n'abamarayika. Wa mayyaza Allahu li insan ansa il makhluqatihi bil aql. Allah subhanahu wa ta'ala yarutishije mwene Adamu ibindi biremwa aho yamuhaga ubwenge. Lidha ja'at ash-shara'i'u as-samawiyya bil muhafazati ala hadha al aql. Niyo mpamvu amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala yaje ashishikariza cyangwa se arinda ubu bwenge. Wa huwa manatu taklif, kandi ubwenge ni naho umuntu areberwa n'amategeko, agategeko gusari, agategeko gukora hija, agategeko n'andi mategeko atandukanye. Faqad rafa'a Allahu al-qalama an faqidihi. Uwabuze ubwenge ntabwo amategeko aba kimureba. Wa amara bil wilaya wal wisayati alayhi. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yategetse kugira ngo ubwo bwenge bwacu tuburinde kandi tunabushyigikire tunabusigasire. Wa man ta'amala fi tilka al-haya, witegereje agashishoza
akareba ubuzima, wajada anna al-aqla huwa al-asas, abona yuko ubwenge ari yo fondasiyo cyangwa se musingi, alladhi tubna alayhi shu'unuha, niwo musingi wubakirwaho imibereho y'umuntu, wa huwa sababu najahi fiha, ndetse kubera ubwenge niyo mpamvu yo kugira ngo umuntu azabashe kunezerwa cyangwa se kugira kuhirwa no guhirwa no gutsinda hano buzima bw'isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Fafaqiduhu ghayru mukallafi bil ahkami shar'iyya, wabuze ubwenge wo ntarebwa n'amategeko, wo ntarebwa n'amategeko ya sharia, wala yuhsanu tasarrufu fi nafsin wala mal, uwo nguwo wabuze ubwenge ntashobora gukoresha umutungo we neza, ndetse nawe ubwe ntashobora kwiyitaho, wala yu'manu ala irdi, ndetse nta nubwo umuntu yamwizera ku mutungo w'abandi, wala yujadu fil bashariya man yarda an yusafa bil junun, mu mibereho y'ikiremwa muntu mahma kana aqluhu ala ayati hal, nta na kimwe cyashimishwa no kubura ubwenge mu buzima uko cyaba kibayeho kose. Fakayfa biman yatasabbabu bi nafsihi, bimeze gute kuri wa wundi yatasabbabu bi nafsihi wa yubdhiru malahu li fuqdani aqlihi, bimeze gute kuri wa wundi ukoresha umutungo we ndetse n'amagara ye mu kwangiza bwa bwenge Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye. Bal innal abatha bil aqli wa ifsadihi yu'addu min afdha'il jara'im, mu byukuri kwangiza ubwenge bifatwa mu byaha ndenga kamere, wa huwa fi dini min al kaba'ir, mu dini kwangiza ubwenge bifatwa mu byaha bikomeye bimwe ndenga kamere. Wa min a'zamil wasa'il lati tufsidu al aql, ndetse mu bintu byangiza ubwenge, mu bintu bikomeye byangiza ubwenge, ta'atil muskirati wal mukhaddirat, ni hahandi usanga abantu bahana amabure cyangwa se bahana ibiyobyabwenge, bahana za kokayine cyangwa se za heroine. wa min a'zami wasilati tusidu al-aql, mu bintu bikomeye cyane abantu bakoresha bangiza ubwenge bwabo, ta'atil muskirat, no guhana ibiyobyabwenge, au al-mukhaddirat, guhana izo za kokayine n'ibindi. Lidha ja'at nususu ash-shar', mu byukuri amategeko y'idini ja'a bitahrim kullu muskirin, yaje aziririza ikintu cyose gisindisha cyangwa se kiyobya ubwenge. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati, ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abamaze kwemera, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala muri aratubwira ati, yemwe abamaze kwemera, innamal khamr wal maisiru wal ansabi wal azlam, mu byukuri inzoga, urusimbi, ibikorwa byose bya shiriki, rijsun min amali shaytan, ni ibikorwa mu bikorwa bya shaytan, fajtanibuhu, ni mubireke la'allakum tuflihun, wenda mwabasha gutsinda cyangwa se mwagira ubuzima bwiza. Wa qala Allah ta'ala, Allah kongera akatubwira ati, innama yuridu shaytan an yuqa bainakum al adawata wal baghdha fil khamr wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah subhanahu wa ta'ala ati, mu byukuri shaytan arashaka kushyira hagati yanyu urwangano n'amakimbirane, ndetse ibyo biturutse kubera kunywa inzoga ndetse n'urusimbi, bikabakura ku kwibuka Allah subhanahu wa ta'ala no gusari. Ese mwabireka? Iyi imaze kumanuka, abasahaba baravuze bati, intahayina ya Rasulullah, intahayina ya Rasulullah. Iyi imanutse iziririza kunywa ibiyobyabwenge, iziririza urusimbi ndetse n'imikino y'amahirwe, ibyo byose imaze kumanuka, abasahaba baravuze ati, turabiretse ya Rasulullah, turabiretse ya Rasulullah. Izi ni aya zigaragaza yuko kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se ibintu bitwikira ubwenge bw'umuntu ku buryo atabasha gukontorora ubuzima bwe ari ibintu bizirijwe mu dini ya Islam. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala ati, yasalunaka anil khamr wal maisir, barakubaza kubijyanye n'ibiyobyabwenge ndetse n'urusimbi, qul fihima ithmun kabir, babwire bati ibyo ngibyo birimo ibyaha byinshi, ibyaha bikomeye, wa manafi'u linnas, ndetse hakaba n'ibyiza ku bantu, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, ariko ibyiza birimo nibyo bikeya bifite agaciro gake kurusha ibibi by'ibiyobyabwenge ndetse n'urusimbi.
وفي صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننوني muri صحيحين وإيمان مزيتي كل مسكر خمر buri gisindisha buri kintu cyose gifuka ubwenge n'inzoga wa kullu muskirin haram kandi buri gisindisha cyose ni haram wa fi riwayati muslim wa man shariba al-khamra fi dunya famata nguzanywa inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge agapfa wa huwa yuminuha arimwe abinywa lam yatun ntabashe kwicuza dakhala nar uwo nguwo mu byukuri yinjira mu muriro wa fi riwaya ukhra inna ala allahi azza wa jalla ahdan liman yashrabu al-miskira ay yusqiyahu min tinati al-khabal qalu ya rasul allah wa ma tinatu al-khabal qala araqun ahlu an-nar aw usaratu ahlu an-nar inwa imana muhammad sallallahu alayhi wa sallama windi riwaya iravuga iti mu byukuri allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije wa muntu uzanywa ibiyobyabwenge igihe apfuye arimo kunywa ibyo biyobyabwenge Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi umeruka nta kindi azamuha cyo kunywa uretse kunywa amashira y'abantu bo muriro wa na'udhu billahi min dhalika usabi Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda kuba mu mwari w'abagwa ibiyobyabwenge ibadallah wa qad samaha rasul sallallahu alayhi wa sallama al khaba'ith faman ta'ata al muskarat aw al mukhaddirat faqad adkhala ala nafsihi an-naqs fi ad-din wa malihi wa 'irdihi mu byukuri imana sallama yavuze yuko kunywa ibiyobyabwenge niwe nyina y'ibibi byose biba ndetse n'umuntu w'ibiyobyabwenge uwo nguwo aba yiyoretse nta dini aba afite ryuzuye ndetse nta n'umutungo ashobora kwibikaho nta n'ubwenge aba afite buzima uwo nguwo hari n'igihe byose bimushiraho ari idini ntarigire umutungo ndetse n'ubwenge byose bikagenda bikayoyo bad Allah kam samina wa kam shahadna wa qara'na almudminina adha'u amwalahum abayatwumvishije boretse imitungo yabo kubera ibiyobyabwenge vuma ba'u mutarakatahu bagafatira imitungo yabo ikagurishwa wa khatamuha bi bai'i aradihim wa karamatihim abandi bakagurisha icyubahiro cyabo Allahumma ihfazna wa dhurriyyatana wa jami'al muslimin bihifdhika ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda twe n'umuryango yacu n'abana bacu ko giragezwa n'iki cyorezo cy'ibiyobyabwenge inna muta'ati al mukhaddarat la yu'addu min al aswiya wa muntu utanga cyangwa se wakira ibiyobyabwenge wo ntafatwa mu bantu b'inyangamugayo innahu khatarun ala amwali walidayhi wa mwana uba mu rugo rw'ababyeyi be agatangira kunywa ibiyobyabwenge nta kindi akora uretse yuko yegera imitungo y'ababyeyi be akayangiza akayijyana mu biyobyabwenge fa alaykum al-hadar fi auladikum mwitondere abana banyu idha ra'aita waladaka ibnaka yas'aluka malan ولا تدري أين ينفق هذه المال وتازي فيما يتصرف في هذا المال علم أنه ربما قد ابتلي في هذه البلايا من yuko umwana wawe yaba yarageragejwe n'ikigeragezo mukurikirane umenye uburyo abayeho kuko ashobora kuba ari umwe mu bakoresha ibiyobyabwenge kubera yuko muri iki gihe dusanga yuko abana benshi boretswe n'ibiyobyabwenge wal mujtama alladhi tantashiru fihi al mukhaddirat yasuduhu alqalaq wa tawattur mu byukuri societe irangwamo ibiyobyabwenge usangamo imfu nyinshi z'abantu biyahura ndetse bakaniyotera cyangwa se bakimanika mu kagozi ibadallah qala subhanahu wa ta'ala ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد يا عباد الله اتقوا الله حقيقة التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتذكروا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وغدا ستخطانا فلنعد العدة ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام عباد الله ومن أهم أسباب الوقوع في هذه الوباء الرفقة سيئة وقرقوا ويتيكا نيوي gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no guhamya ko nta yindi mali kwiye gusengwa by'ukuretse Allah no guhamya ko Muhammad ari intumwa ye akaba n'umugaragu we no kumusabira amahoro n'imigisha we n'abo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira yo kuzageza ku munsi w'imperuka mu bimenyetso cyangwa se mu mpamvu zikomeye cyane zituma abantu bagwa muri iki kigeragezo cyo kunywa ibiyobyabwenge harimo rifqati sayi'a kugira inshuti mbi fa idha sahiba shabu rifqatan sayi'a
igihe umwana cyangwa se umusore yagize inshuti bi tutaata al-mukhaddirat ahabwi ibiyobyabwenge wa agharruhu biha bakabimushukisha wa awhamuhu kidhban bi annaha tujallibu as-sa'ada wa tuqawi adh-dhakira wahawe ibiyobyabwenge cyangwa se agize inshuti mbi zimushukisha ibyo biyobyabwenge zikamubwira yuko ibyo biyobyabwenge aribyo bimuzanira umunezero cyangwa se bimuzanira amahirwe cyangwa se bituma aba umugabo wa ghayru dhalika min al-akadhib bakamubesha ibibeshyo byinshi cyane bima yaj'aluhu yujarribu imma mujamala bigatuma agerageza kunywa kuri bya biyobyabwenge wenda agira ngo yikize bagenzi be aw khashiyata itihamihim lahu bi'adami ar-rujura cyangwa se atinya yuko bamwita yuko ari ikigwari atari umugabo kubera yuko wumva yuko ngo ari bo bagabo ari intwari wa nahwi dhalika bakamubesha ibintu bimeze nk'ibyo hanyuma akabinywa wa mahiya illa fatratun thumma yasubu alayhi al-infikak minha mu byukuri yabigerageje ntabwo abasha kubivamo iyo yabyinjiyemo wese bamwe ibiyobwenge ngo ntabasha kubireka walaqad waradat adillati shar'iyya tuthbitu ala anna rufqata sayyi'a mimma tuhriku al-umma biqawlihi subhanahu wa ta'ala wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان شيطان الإنسان خذولا آية إونك من سورة الفرقان آية مكم يالك مكم يابني تشيتها الله سبحانه وتعالى على تبقير أتي وبجكري أبانه باجز إن شتم في كمونسو يمهروك bazicuza bagira bati wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi wa wundi wihuguje umunsi azaba arimo yihekenya intoki yaqulu ya laytani avuga ati mana yanjye ya laytani takhadtu ma'a ar-rasuli sabila yonza kubona rafashe inzira nkakurikira intumwa ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila yicuza avuga ati yonza kutagira runaka inshuti laqad adallani an dhikri mubyukuri yamvanye kuri dhikri yamvanye ku gitabo yamvanye kwibuka Allah baada idja'ani mubyukuri nyuma yuko icyo gitabo cyari cyarangezeho iyo Qur'an yari yangezeho wa kana shaytanu insani khadhula yicuza avuga ati mubyukuri shaytani n'umwanzi w'umuntu qabla an tandam mbere yuko rero wakicuza alaykum bihusn rifqa murebe inshuti nziza kama yusharu ila anna akhlaq almar'u turafu min khilali ashabihi nanone kandi biragaragara yuko biranaboneka yuko umuntu yushaka kumenya umurebera ku nshuti ye wa dalilu ala dhalika qawluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam igihamya cy'ibyo ni ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama rigira riti ar-rajulu ala dini khalilihi umugabo aba mu dini y'inshuti ye falyanzuru ahadukum man yukhalil umuntu arebe inshuti ye yitegereze ninde agomba kuba nawe inshuti kubera yuko inshuti mbi mu by'ukuri nta handi kuganisha iretse kwiyoreka cyangwa se mu kwiyagiza nk'abo ngabo dusanga banywa ibiyobyabwenge wa min wajibati afradi hadha al-mujtama nanone kandi mu byo abantu bose muri societe basabwa an yakunu fa'ilina wa mutaawinina mal ajizati wa dawair al-hukumiyya al-mukhtassa fi muwajahati hadha al-khatar nuko abantu aho tuva tukagera waba uri umwana cyangwa se uri mukuru mu by'ukuri tugomba gufatanya n'inzego zibishinzwe inzego zirwanya ibiyobyabwenge ubu tubonye banywa ibiyobyabwenge cyangwa se aho tubonye hanywerwa ibiyobyabwenge tukabimenyekanisha hakiri kare kugira ngo abantu nk'abo ngabo bangiza societe bafatirwe ibyemezo bakwiye hakiri kare la raiba anna mukafati al-muskirat wal mukhaddirat min a'zami al-ajri inda Allah mu by'ukuri kurwanya ibiyobyabwenge ni kimwe mu bintu umuntu akuraho ibihembo bikomeye cyane ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wa min ahami al-wajibati at-ta'awun bayna afrad al-mujtama fi mukafati dhalika ni wajibu ni ngombwa ntabwo ari mu baho cyangwa se ikingo tugenekereze ahubwo ni wajibu ni ngombwa yuko abantu mugomba gutunga agatoki aho mubona banywa ibiyobyabwenge kugira ngo tubashe kurokoka muri ibigeragezo inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين المبشرين بالجنة وعن معهم يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك وأعداء دين. اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين. اللهم نسألك أن تكف فيها خطر المتربصين. اللهم احفظ شباب المسلمين من شرور المخدرات واجعلهم هداة مهتدين ولدينهم ووطنهم حماة مصلحين بفضل سبحان ربك ذات ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أختم الصلاة.